urabizi hari ushobora gukomeza akora bibi avuga ati bariya badukurikirana bazagera aho baruhe barambirwe batureke. Ntabwo bamwe muri twe keretse igihe ubuzima bw'umuntu burangirira gusa, naho ubundi ntabwo tuzabareka, tuzarwana rwose. Imana mugira ni uko hari ibitamenyekana, muhishirana mukagira mutyo buri wese ibyo, ubwo nayo ni amahirwe yanyu murayafite, ariko uzajya amenyekana ntabwo uba uri we wese. Ubu rwose ni uguhangana, twarahendahenze, twaringize, twakoze buri kintu cyose, mukanga mugakomeza mugakora ibyo mukora, kandi ntabwo muyobewe ibikwiriye kuba bikorwa, nta nubwo muri injiji ngo ntabwo muzi uko ibintu bikorwa. Mwese ahubwo muri igitangaza, mwese ibipfa bipfa kubera ko mwabigenje ukundi gusa, ntabwo ari uko mutazi ibikwiriye kuba bikorwa, ntabwo ari byo, ahubwo mufite indi myumvire tutarasobanura neza. Reba rero muri ibyo byose navuze, ukagira utyo ukabona igihugu kiratera imbere. In spite of that, igihugu kiratera imbere, economy yakuze, ni mu za mbere zihuta muri Afurika, kandi mukora biriya. Just imagine. So tekereza rero tubiciye burundu cyangwa bigahagarara ibyo, noneho twagera kuri kangahe? Aho kugera kuri 6 twagera no ku 10 na 12%. Twakwihuta. Murashaka kugenda buhoro, harimo murashaka kudindira, hari arangeza ukabona abana bacu bamwe bagwingira, duhora tuvuga buri munsi, ariko mwebwe muri aho murashishe, mumeze mute? Urashisha abana b'Abanyarwanda umubare nk'uriya bagapfa? Urashisha mu biki abantu bari aho barwaye bwaki? Urashisha mu biki? Mpamvu mudahaguruka mugakora ibigomba gukorwa kandi ko bizwi, kugira ngo abana b'Abanyarwanda nabwo murashaka izina, hari izina mu kugira abana barwaye bwaki kubera ko mudakora ibyo mukwiriye kuba mukora. Ubwo nabyo ni izina mushaka, murashaka kumenyekana ku isi ko muri abantu abayobozi bashishe ariko bafite abana barwaye bwaki. Iyo nayo ni intego mufite, iyo ni intego abantu bazima bakwiye kuba bari bazima, nk'uko nibwira ko mwari mukwiye kuba mufite. Barangiza abandi nabo bafite uko bameze, bumva ngo mwagiye hari ibintu mujyamo, njya numva n'ubu hari abagira ngo biri no mu nkiko, biri na hehe, kandi bakagaruka bagasa kuvuga ko leta igomba kubafasha. Abantu baba mu bintu ni nk'ibintu bya tombora, n'ibiki, ugasanga byagiye ahantu hose, mwataye umutwe, mwasazega, muri mu bintu byamara bamerana nabi, mugasubira inyuma mukavuga ngo abantu bafashwe bararengana. Wowe wagiye mu bintu by'ubujura, urangije urasaba ko leta igufasha kugira gute? Hari ibi bintu sinzi ibintu byitwa niba ari
chia seeds ni ibiki? What is it? Ibintu mwagiyemo ni ibiki? Ukabisangamo abayobozi bose, abo bayobozi mwicaye aha murazi ibyo mvuga ko mu birimo, mukajya mu bintu by'ubujura. Biriya ni nk'ubujuraga, cyangwa guhora uri aho bahatisha tombora. Wowe wabeshwaho na tombora? Wowe ubuzima bwawe urashaka kubushyira muri tombora? Ni nko kuvuga ngo ndaramuka cyangwa sindamuka ukabijyamo. Muba muri bazima mwebwe. Ngibyo biri mu baminisitiri, biri mu ba generals, igisirikare, biri mu gipolisi, biri mukabajyaho mukajya muri chia seeds. Niba ari chia seeds, niba ari mwamara guhomba udufaranga mwari mufite mwagiye muturunda mu mwobo uri budutware, mwarangiza mukaza ngo urareba ngo tugomba gufasha abaturage. Ngo gufasha abaturage? Ayo mafaranga iyo yabahaseho ubwo niba ushaka gufasha abaturage? Tombora mujya muniza tombora erega ubwo n'ubuzima bwanyu niko bumeze n'ubwa tombora. Bashaka kubaho muri tombora. Abayobozi mwicaye hano nimwe mbwira, ntabwo ari abandi bajya kubikora. Nimwe murajya muri tombora. Ubu mwabuze ibindi mukora, murajya muri tombora. Abamaze gukora udufaranga akadufata twose, agafata miliyoni 10 akazishyirana ngo baramwungukira izindi 10 ngo abone 20. Wagenze buhora ariko uriruka ujya he? Urajya he? Wakoze ukayakoresha ukunguka indi imwe, 2 ejo, 3 ukagera kuri 20. Urashaka gusa mu isaha imwe ukaba ubonye uvuye ku 10 ugeze kuri 20. Ujya umenya ngo bijyana nuko na yandi 10 wari ufite abura. Nabyo mujye mubyibuka. Warangiza rero ukaza ukaba babandi bagomba gufashwa na leta. Niba ari wowe warwaraga bwaki ahubwo bari abana bazira ubusa, niba yagushiraga haryo ukarwara bwaki ukabyumva, naho utafite aho wirukira ngo ugiye kubwira ngo leta ngo ushyireho prime minister nta fund. Sinzumve umuntu wakoze nk'ibyo yabindi rega bagenda bamwe ni nabo bakora bafata ibyemezo byo bakajya bakavuga ngo barashaka gufasha abaturage, ariko niba bari aho bifasha ntagire n'ifaranga na rimwe nzumva ryagiye muri ibyo ngibyo. Igihugu faranga ry'igihugu rizajya rijya mu gufasha abantu bakora bagerageza gukora, ntabwo ari abantu batombora. Abantu batombora ahubwo aho bakwiriye kujya ni he? 1930 iracyabaho? Aho nibo bakwiriye kujya bajya. Ari uwabishutse abantu, ari uwabigiyemo, bose baba bakwiye kujya aho ngaho bagahurirayo noneho bakabikemura. Rero ngira ngo murabyumva, mwabyihanganiye, duherukana imyaka 3 ishize. Niyo mpamvu nafashe umwanya wanjye wose ngo
tugire byinshi tuganira. Naho rero ndagira ngo ariko mwisubireho bayobozi, mwisubireho abantu bakora ibintu. Ntabwo umuntu uzajya ubona umuntu uza kukwibutsa uri aho uhagaze mu mwanda ahubwo ngo ariko uyu mwanda uri he ntuwubona maso yawe kuki atabona, maso yawe kuki atabona ibidakwiriye kuba bikorwa, amaso yawe aguha iki? Ariko amaso yawe aguha iki kuri mu mutima no mu bwenge, iyo bibuzemo nyine ubwo ariko wabishatse ubishyiramo ukabibona. Ndagira ngo rero reka ndangiriza aha, hanyuma ubwo ibindi turakomeza tubiganire mu mwanya uri buze. Mbifurije inama y'umushyikirano nziza. Kandi ubundi ni akenshi ni ukuvuga ko dukwiye kuba tugaragaza nyine byinshi tumaze kugeraho, kuko dusuzumiramo byinshi twumva byinshi. Murakoze cyane.